mbwiza ukuri nteruye ku mugore wasezeranye n'umugabo we akajya imbere y'Imana abapasitoro bakamurambika ibiganza akavuga ngo ndabyemeye nzatandukanywa nawe n'urupfu ubwo niyemera umugabo wamubera urupfu nikumva ariko niba uyu mugore atarasezeranye n'umugabo ntabwo yajya kurinda gupfa kunyumva hategeka afite rimuhambiriye uretse ko niyo tugenda muri Bibiliya harimo ijambo ribohora bimwe ariko ntabwo aricyo dushatse kuvuga twe ukuboko sibyo kugenda imbere azagenda inyuma mwahagurutse ko ntacyo buriya ni umukameramani ngire gutya nzagufata ukuboko nkugenda imbere uhindukira hano gatoya kuneshereza amahanga Hallelujah. Kandi ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Iyi Imana muri kumwe nubwo waba uri muri Sodoma nubwo waba uri ahantu babagira abagore byo kwicuruza bimeze gute mwibagiro ntabwo uba wumva kuri nse Paulo yavuze ngo yaravuze ngo kubwo kuronka Kristo hari ibyo. Haleluya. Amen. 295 mbibutse ko imoje ukandaho bahita bakwereka ku Ikamba TV ugahita ujyaho ku channel yanjye yarabatijwe ni Shalom TV ugahita ujya ku Ikamba TV. Imana iho umugisha kandi Imana ibare namwe turi kumwe na channel yitwa Ibendera ry'Abera TV hamwe na Gikundiro TV1. Imana ishimwe ayo ni amacano yose ushaka kureba cyangwa se kumva ijambo ry'Imana no kumva ibiganiro byubaka nayo macano usura. Imana ibaho umugisha. Njya muri kumva kuri mikoro Theoneste Ntirenganya niyo mazina yanjye abadukurikira bari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru mu gihugu cyacu Rwanda mwese tubifurije amahoro y'Imana. Ndabizi ko mudukurikirana 5 kuri 5 tutibagiwe n'umujyi wa Kigali ariko kayisaho nyine twamuka n'ipaka tukagera hirya yayo. Reka dusuhuze inshuti zacu ziri muri Afurika. Imana ibahe umugisha kumudukurikira isaha ku yindi. Turabizi neza ko mudukunda message mutwandikira tujya tuzibona muri comment. Imana igibara namwe kandi ntaho saho nyine tujya ni Burayi dufite inshuti muri Amerika hose dufite inshuti Aziya dufite inshuti mwese turabakunda kandi uko mudukunda natwe niko tubakunda. Imana ibaho umugisha. Rero turi kumwe n'abamama beza bakeye wagira ngo baravukana. Muraho neza. Bamwe murabazi kuri Shalom TV abandi n'ubwa mbere bahageze ariko bose ni abantu buzuye umwuka w'Imana. Reka tubaze akabazo k'amatsiko ko tubona musa mwese. Twarogejwe. Amaraso Yesu yatugize ubwo turi Imana ngo tubasikire ba Yesu bogejwe amaraso tunyangingo. Imana ishimwe n'abagore beza bakeye bagowe neza kandi buzuye umwuka w'Imana. Reka tubasabe kugira ngo batwibwire ariko bataratwibwira twibutse ko gukora subscribe byemewe kuri aya macano yombi kandi gukora subscribe ni uburyo bwo kudutera inkunga twebwe ariko kandi namwe mwigira neza kugira ngo uko tuzadushyira ibiganiro mugiye muhita mubibona ako kanya. Ikindi kandi kora share ku nshuti zanyu ku magroupe mubamo kugira ngo mudufashe kwamaza ivugabutumwa ryiza cyangwa se ibiganiro byubaka. Imana rero ibaho umugisha kuko nibyo ngibyo bica kuri aya mateleviziyo yose ibiganiro byubaka ubuhanuzi bw'Imana ijambo ry'Imana ngibyo ibintu tubazanira kugira ngo murusheho kugubwa neza. Reka duhere kuri yo ku ruhande abanza abibwire mu izina rya Yesu. Karibu mwene data. Yesu ashimwe. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwe mwese mudukurikiranye twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndakeka iyi TV cyangwa se iyi channel shingiye kuri aya macano yacu twese ari Gikundiro TV1 ari Ibendera ry'Abera TV ari Shalom magana ngahe harya 295. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko twese dukora ibiganiro by'iyobokamana.
nitwicaye aha rero nta kindi kihatwicaje, reka tubifurize umugisha w'Imana muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha. Reka twakire mushiki wacu nawe ukurikiyeho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abantu n'Imana. Nitwa Mukamutesi Atanazi. Imana iguhe. Nawe Imana iguhe umugisha. Katukomeze. murakoze Imana ibaha umugisha. amazina yanjye naho banegeye Solange, murabibona ndi umumama ukunda Imana n'abantu b'Imana. Amen. Aho bagutegeye iryo zina aho bantegeye waryiswe na papa wawe cyangwa ni mama wawe? Mama wanjye. Niyo kwise aho bantegeye. Ubusobanuro bwabyo wabuduha? Aho banegeye so bambonera. Barishimwe ari ugize kuzura umwuka aravuga ngo badutega imitego tukagenda tuyisimbuka. Nayo tukagira gute tukayisimbuka. Imana ishimwe bigaragaza uburinzi bw'Imana buba kubera. Cya kabiri, reka mbaze ko mbona mwambaye neza musa neza. Iyo turebye abantu bari hano hanze bashakisha ubwiza uko bashoboye, rimwe na rimwe ugasanga bisize za mukorogo, abandi mbese ugasanga kuva mu gitondo umuntu aragerageza ashakisha ukuntu yaba mwiza. Ibanga mwebwe mukoresha kugira ngo muse neza n'irihe? Ni kubera Imana. Iyo umuntu usenga wese ubwiza bw'Imana iyo bumuriho usa neza. Imana ishimwe. Iyo ufite Yesu muri wowe usa neza. Usa neza no kandi kutima. ikindi nakongeraho unyuzwe. Kunyurwa. Iyo utanyuzwe ibintu byose ufite. Hanyuma rero reka tuvuge muri iri jambo, tubwire abantu ko gutindana na Yesu bituma umuntu asa neza. Gutindana na Yesu. Gutindana na Yesu usa neza. Iyo utindanye na Yesu agukuraho iminkanyari, agukiza ibintu by'imyaku, nta kindi kiri kubitera, ni Yesu wenyine. Ni Yesu wenyine. Tubone kubwira abantu badafite Yesu cyangwa se atangiye kumukerensa, tubakangure kugaruka muri Yesu. Yesu atuma abamama basa neza, Yesu atuma abamama bambara bakaberwa, kandi Yesu atuma abamama bagira igikundiro. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ntangiye gufashwa, ariko kandi reka tugaruke mu kiganiro. Nk'uko mubibona ni abantu bogejwe mu maraso, nk'uko mwatangiye mubumva, nta kindi kintu bagira, bavuga ubutumwa bwa Yesu kandi bakunda Imana, kandi birambwiye ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana ishimwe cyane. Reka tugaruke muri iki gihe. Iyo turebye abandi bamama hano hanze usanga bari kwifata uko bidakwiriye, ugasanga nibo bari gutwara abagabo b'abandi, nibo bari gusenya ingo z'abandi, ndetse wanakwinjira mu biganiro byabo ugasanga nta n'inama nziza basigaranye. Abo bantu bameze gutyo twababwira iki muri iki gihe? Reka mbanze mvuge, sibyo byiza twese tubivuga. Ndashaka ko iki kibazo turi bugisubirize mu ijambo Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mu rwandiko rwa 2 igice cya 2 uhereye nko ku murongo wa 15. Hari ibintu byo kubahwa iyo tutari twinjira mu ijambo ry'Imana, tubanza gusenga, kuko gusenga buriya niwo muyoboro wa byose. Reka umwe muri mwebwe abanze adusengere kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana nyizina. Shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Ubwo rero ubwo watubanjirije tuje
tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Iyo umuntu aririmbye abasenze kabiri. Nk'uko rero tuba tugiye gusubiza ikibazo mwene data atubajije, ngabona abantu b'abakristo hanze aha ngaha, abandi bagore, ngira ngo nitwe yari afatiyeho urugero, arimo aravuga ko dusa neza, turi kuvuga ko twogejwe mu maraso, ariko aravuga ati ko mbona abandi badamu hanze aha, hari inkuru zisagaha zabaye hanze nyinshi, abari kuvuga ngo gutwara abagabo b'abandi. Aratubaza ngo ni iki kiri kubitera. Twari rero tugiye gusubiza iki gisubizo ariko twifashishije ijambo ry'Imana, kuko twabibabwiye turaba Kristo. Ikintu cyose niyo twaba turi muri deba runaka ntidukwiye kujya ndehoro ya Bibiliya. Bibiliya rero muri uru rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, muri uru rwandiko rwa kabiri igice cya kabiri bari ku murongo wa 15 yaravuze ngo kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Ni ukuvuga ngo kuri bamwe ku murongo wa 16 aravuze ngo turi impumuro y'urupfu izana urupfu, turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ngo ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo, ngo kandi ibyo ninde ubikwiye. Iryo jambo ni ijambo rinini, sibyo? Ni ijambo rinini, tugiye kurivugiramo twarivugamo ibintu byinshi, ariko reka tuze kuryifashisha dusubiza ikibazo uyu mukozi w'Imana atubajije, kandi tunabwira bene data badukurikiranye kuri iyi cano bamenye neza iri jambo ryitwa impumuro icyo ari cyo. Mu by'ukuri ngira ngo umukozi w'Imana tugusubije na bene data baravuga uko babyumva, turabivugira hamwe mu ijambo nabo baravuga, ariko igisubizo nge numva natanga, impamvu babikora nuko bahakanye kuba impumuro nziza. Kuko urumva niba uri umugore ukaba watwaye umugabo w'abandi, tayari wamaze kuba impumuro mbi, utumye umugore runaka arira. Niba ukoze ibintu byo kutiyubaha wamaze kuba impumuro mbi. Shingiraho kuri icyo kibazo wari utubajije, ni uko bananiwe guhitamo. Bagize amahitamo mabi. Bagize amahitamo mabi. Uko ni kubyumva. Nuko bimeze. Reka tubaze umushiki wacu ko nawe ari kubyumva. Kuba impumuro nziza rero ngo mu impumuro nziza. Ruvuga ngo ni ijambo ry'Imana ribidusaba. Rero iyo utabaye impumuro nziza, ruvuga ngo uba wirengagije bya jambo wabyiwe. Ruvuga ngo uba wakoze ikinyuranye n'ijambo cyo rikubwira. Watanze urugero rubi. Ruvuga ngo iyo udakoze ibyiza unyuranyije n'ijambo ry'Imana rivuga, wabaye impumuro mbi. Iyo wumva ko mugenzi wawe ashaka kurira, we nturire, ashaka kwikunda, kandi ijambo rivuga ngo mwikunde nk'uko mukunda bagenzi banyu kuko namwe mwikunda. Ruvuga ngo wagize impumuro. Ruvuga ngo iyo unyuranyije n'ikintu icyo ari cyo cyose, ruvuga ngo ntabwo wakoze icyiza. Reka twumve ko ibendera ry'abera abyumva. Wayasubiza, niyo mpamvu turi hano turi batatu. Buriya kuba impumuro nziza babisaba ngo umuntu wese agombe abe impumuro nziza kuri bagenzi be. Aribo hahandi usanga nyine burya iyo umuntu yazanye impumuro mbi na mugenzi wawe usanga ari ibindi bintu. Bisaba ngo tube impumuro nziza muri bagenzi bacu. Mu bintu byose dukora. Nicyo buri ijambo rivuga, kuba impumuro muri bagenzi bacu. Impumuro, reka tugaruke twishimye kuri ijambo ngo kuba impumuro nziza muri bagenzi bacu. Nituvuga impumuro tunayisobanure nk'uko iri, kuko hari abantu bumva guhumura neza ari ukwisiga amaparufe, hari abantu bitera parufe bagahumura, mekapu, ibintu bituma aho anyuze buri muntu wese akamurangarira. Ndashaka akantu tugatandukanye n'iri jambo dusomye. Kuba impumuro nziza ni ukwitera amaparufe, ni ukwambara tukaberwa, ni ukwambara bigufi nk'uko abo hanze aha ngaha babyambara, ni ukwimakaya nk'uko abantu bari kwimekaya hanze aha ngaha. Ndashaka tubitandukanye impumuro tuvuga aha ngaha.
kuba impumuro nziza ni ukuryohera abantu, ni ugukiranuka, ni uko umuntu ni uguhumurira abantu, ni uko umuntu yaza ukamuhumurira, yaba yabuze ibyiringiro ukamuha ibyiringiro, umusubizamo ibyiringiro, yaba yatenebutse ukamusubizamo imbaraga, kuko byanze bikunze ntabwo wagabura icyo udafite, icyo burya ufite nicyo ugabura, nugabura umunyantege nkeya, n'ugabuye azaba umunyantege nkeya. Niba ugabuye ibyo kurya ubiriye ukumva birabishye, ni ukuvuga ngo wa wundi ubiriye we biri inyuma yawe. Kugira ngo tube impumuro nziza mu bapagani, mu bakira, tube impumuro nziza, tugwe kuba impumuro nziza, tewe ukaba umunyamakuru ufite impumuro nziza, ukavuga ngo hari ibyo ntakora, hari ibyo ntakora, hari ibyo ntakora kubera icyo ndi wa Kristo, ubu hari ibyo utakora nanjye hari ibyo ntakora, hari inzira utagomba kugenderamo. Reka tubwire abantu neza kugira ngo ube impumuro nziza, ntabwo ari ibintu biza gutyo tubarangira inzira, sibyo byiza. Kugira ngo ube impumuro nziza ni uko wakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima, w'ubugingo bwawe. Uyu Yesu rero iyo yinjiye muri wowe, ni nako Pawulo yavuze ngo tube impumuro nziza ya Kristo. Ni ukuvuga ngo aho duciye tuhasiga umubavu mwiza uhumura neza, bibi byirato bya Kristo. Haleluya. Ariko amen, ku buryo Yesu natureba avuga ati voilà, aha hantu ari kunyura uyu mubavu asize inyuma, nibyo namutoje, ndi muri we koko, sibyo? Noneho rero iyo umuntu amaze kwizera Kristo, kugira ngo tujye tubwira abantu babyumve cyane, ya mirimo myiza bene data barimo baravuga, Yesu atangira noneho kukaguha umwuka wera, sibyo? Iyo amaze gukizwa, sibyo? Iyo wakiriye Kristo, iyo niyo ntambwe ya mbere ubundi yo kuba impumuro nziza. Ntushobora kuba impumuro udafite Yesu muri wowe. Iyo wafashe imyanzuro yo gukizwa rero ukakira Kristo mu buzima bwawe, atangira kukuneshereza kugeza ku cyiciro noneho aguha umwuka wera. Uwo mwuka wera rero niwo noneho ugenda udushoboza guhumura. Nimba tugeze ku wambaye ubusa dufite uburyo tukamwambika, ubwo tuba tumuhumuriye neza. Ushonje ukamugaburira. Niba tugeze ku muntu ushonje dufite ibyo kumuha, ubwo tukamugaburira, tuba tubaye impumuro nziza. Niba koko tugeze no mu kaga, dushingiye kuri cya kibazo yatubajije, hari n'igihe koko umugore ashobora kujya muri risike ituma yatwara nk'umugabo w'abandi, wenda apfaka yari mutoya, wenda asenya urugo ari mutoya, umubiri we uracyakeneye kuba wagira umugabo, ariko kubera ko Kristo n'umwuka wera bitari muri we, nta kizamubuza kujya gutwara umugabo w'abandi. Babyumvishe Theo? ndabyumva rwose. Bene data badukurikiye, mwabyumvishe? Reka tugaruke kuri kano kantu, nituba impumuro nziza bizatuma tudatwara abagabo b'abandi. Ariko abantu muri iki gihe bitwa ngo bafite impumuro nziza nibo bari gutwara abagabo b'abandi. Reka nse muri icyo kibazo, abitwa ngo bafite impumuro nziza deja barokore cyangwa se abantu basa neza nta bafite impumuro nziza. Ntabwo ndi bukwemerere gukoresha iryo jambo. Vuga nyine ko gumye kujya muri uwo murya uvuga ngo bitwa. Apana bari bitwa barokore. Sinabagabo bonyine, yere niko twenda kuri aba mama. Ariko buriya Theo n'abagabo buryo busanzwe nawe uri umugabo, turimo turaganira hano n'abantu batwunze. Buriya ntabwo naza gushema ishumi ngo ahubwo wankomangiye nanjye ngo waye karibu. Rero hagati y'uwagiye n'uwatwawe bose ni abanyamakuru. Ndashaka umurize kano kantu, ari umugore ari n'umugabo, ninde ubasha ufite imbaraga zo gutwara undi? Ni umugore. Cyewe ntabwo ndi bubashyigikira aho. Oya tugomba kuyivuga kuko buriya Theo yagukomangiye akagusaba urukundo nturumuhe, Theo yasubira inyuma uko yukomangiye. Icyo gihe uzi ikintu turi batwirengagije aho ngaho, turaba twirengagije igice kinini cy'amarangamutima gishobora gufatwa mbiri rwihishwa. Kuko ubundi kugira ngo ujye gukingura urwo rugi ni uko hari igice cyawe cy'amarangamutima wa mugabo aba yafashe mpiri. Nanjye nicyo nkubwira, nanjye nicyo ubwo rero ntabwo uruhare niturwite rw'umugore gusa, turaba tumuhohoteye.
sinzi abantu badukurikiye we yavuze uruhare runini cyane uruhare runini ko nta bantu bangana baragabana rw'umuntu utwara undi avuga ko bagabana 50 kuri 50 oya nanjye ntabwo ndi bukene reka tubyemeranyeho rero reka tubikoreho deba ntacyo niyo mpamvu turi batatu n'abadukurikiye nta nicyo bitwaye bazatere komantere oya nta gutukana abantu badukurikiye bajye bagira ariko na discipline ngiye muri minsi nimo ndabivuga ubundi gutuka umuntu bimaze ni umuntu uwo ari we wese ikinyabupfura bitewe n'uburere gutuka umuntu ntabwo ari byiza turi hano turimo turaganira ariko mu iyobokamana tunagira ngo dufashe n'abantu mu buryo bwose ibi bintu byitwa gutwarana hagati y'umugabo n'umugore ubundi reka tubanze tube turetse kuvuga ibyo bintu byo gutwarana habanza ikintu cyo kuryamana sibyo reka dufate icyo kintu cyo kuryamana cyangwa se gusambana izo urumva ni inshinga yongeweho umugereka witwa ngirana icyo gikorwa ntigishobora gukora umuntu umwe bagikora ari bangahe ari babiri impamvu ndibabwira yuko ari 50 kuri 50 kugira ngo umugabo aviwe aze gukomanga ku rugi wawe hari igice cyabanje gukora cy'amarangamutima muri bya biganiro mwagiranye uburyo mwadirinze ibyo yakwemereye nimba ari umuntu wicuruza sibyo n'urugero ibyo yakwemereye bishobora kuba byagufashe bugwate bitewe na situation urimo nawe ugafatwa kugira ngo ugere ku rwego rwo gukingura rero ukinguye kuko wemeye ibyo mwumvikanye wa mugabo ntago yaje ngahita komanga umugabo aramutse umugore ntago umugabo yaje ngahita komanga ku rugi murabanza mukadiringa azanye igishoro cye nawe uzanye icyawe kandi igishoro cye n'umutima yazanye nawe uzanye umutima wawe nituri buvuge rero ngo umugore ngo niwe ubigiramo uruhare cyane ndumva turi bube duhohoteye umuntu asinoka urabona nawe ushaka guhura nka gusifura sinshaka gusifura yenda mu hano umuntu agasifura ugahita wumva ikivugirizo kumva kakoresha isinye ko guhamagara akubwira ugahagarara yego kuvuga ati makuru ni meza uko ugaza umubona ati nagukunze nagize gute hariya utamuhaye umwanya icyo ushaka kugira ngo uvuge